numvise rwose ari byo umwuka asa nk'umbwira ngo tuganire. Yego. Ndavuze ngo asa nk'umbwira kuko ntabwo ni impano yo kwerekwa ngo naryamye nderekwa cyangwa, ariko iyo ntabwo kubwiriza ijambo Imana izishira muri iki jambo. Ijambo rero ntiriwe ntinda benshi tuzi aho riri, ni mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Nsaba umuntu ujya kumfasha gusoma kugira ngo nze gukoresha umwanya neza. Ni Abagalatiya igice cya gatanu ku murongo wa 22 cyangwa se 22 kubavuga ikinyarwanda cya kera. Kadusome Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22. Haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Amen, amen. Nateganyije ko uyu munsi tujya kuganira kuri zimwe, ejo tukazaganira ku zindi. Murabona ni nyinshi, ngira ubaze wageza 9. Ariko reka mbanze mvuge ku kamaro gakomeye izi mbuto z'umwuka zifite ku buzima bwacu. Mu by'ukuri turibuka Yesu yigeze gusanga igiti, wabisoma muri Matayo, ntabwo tuza kuhasoma, muri Matayo 21 ku murongo w'9. Yesu yigeze gusanga igiti kiteza imbuto. Icyo giti asa nk'ugihannye, niko navuga. Aravuga ngo kikazongera kwera imbuto. Yego. Icyo giti yaragitezeho imbuto ntiyazibona. Hanyuma rero agira amagambo abivugaho, kandi amagambo yavugaga yose afite ubusobanuro burenze byenda kubisoma gutyo tukaguma. Imana ikeneye ko abakristo twera imbuto. Yego. Nuko igiti cyose Imana yaremye ngo kizaje cyera imbuto. Muzi ko hari ibiti bitera imbuto ziribwa, hari n'ibyera imbuto ziribwa. Yego. Hari n'ibyo twabonaga urebye ukabona gusa nta mbuto zazivaho. Imana irashaka ngo umukristo yere ziriya mbuto 9 twasomye. Kuko kiriya giti nacyo cyategerezwaga kuba cyareza imbuto mu gihe cyacu. Yego. Imbuto zitandukanye cyane, nubwo byose ari ibikorwa by'umwuka, bitandukanye n'impano z'umwuka. Yego. Impano z'umwuka zo Imana niyo izitanga. Usoma muri Bibiliya, kandi itanga igeneye ishaka kugira ngo zikoreshwe cyane cyane kubaka itorero. Niko Bibiliya ivuga. Pawulo yabyanditse cyane mu rwandiko yandikiye Abikorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere. Imana rero niyo itanga impano.
izo mpano rero izipanga uko ishaka. yego hari abo yahaye zo kuririmba, n'ubu tumaze kumva mushumba Imana yahaye impano yo kuririmba kandi tutunezereza cyane. yego yego ariko hari n'abo yahaye impano gusa, izindi mpano noye kuvuga ngo gusa kuko umuntu ashobora kugira nyinshi. ariko imbuto imbuto ni ikintu nako noye kuvuga ngo ikintu kubana n'Imana bituma twera imbuto. yego kubana na Yesu, kugendana na Yesu bizana kwera imbuto. yego yego imbuto ntabwo Imana ishobora kuza. njye naza mbona abantu bamwe Imana yahaye ubuhanuzi, mu by'ukuri ugasanga ntabwo aba mu bantu basenga cyane mu muhana mu mujyi runaka. yego mu rusengero niho abantu baba baziranye, ariko Imana niwe yahaye impano yo guhanura. yego kuko itanga uko ishaka cyane. ariko izi mpano tuzaganira zo abongereza bo babivuga neza ngo ni by product yo kugendana n'Imana. yego by product ni ijambo nyine ritari mu rurimi rwacu, ariko rishaka kuvuga iki, ndarisobanura cyane kugira ngo umuntu wese aryumve. mwagi twese reka tuvuge nk'ahantu habaye abantu babaye ahantu haba nk'umuntu ubaza umuseremara. yego bari bamwita umuseremara iwacu. bariya babaza intebe, babaza ibitanda, bakabiteranya n'imisumari bigakoreshwa. aho yabaga akorera kubera bafite iriya nyundo n'ikinene, hari utuntu tw'utuvungukira tuhatakara. kandi kubera ko imbaho akoresha ziba zumye, twa tundi iyo yahavaga yahadusigaga, abantu barazaga bakadutora kuko twarabafashaga, abaducana, hari abakeneye udusate dutoya tw'imbaho yego ku mpamvu runaka bakadukoresha. turiya rero nitwo bita by product. ni ukuvuga ni ibintu biterwa n'iriya mirimo ihakorwa, hakagira ibintu bisigara bisohora no gufasha abandi. yego haleluya, amen amen. ndimo muri aka kanya nibutse igihe Imana yashakaga gukemura ikibazo cya Naomi ikoresheje Rusi wajyaga mu murima wa Bowazi. Abisirayeli bari barategetswe ngo bazajye basarura, ariko ntibame bamara ibintu byose, hagira utuntu dusigara tuzafasha abantu b'abakene nabo bagera muri uwo murima basangeyo ikintu cyabafasha. asa nk'uwirengagije ntiyagitwara. yego kiriya nacyo ni by product. ni ukuvuga ni ikintu kizakenerwa n'abantu nyine badafite ubwo bushobozi bwo kuba barahinze ngo beze. natwe rero kugendana n'Imana, hariho ibintu by'Imana yego natwe biba mu miterere yacu. yego yego Pawulo abivuga neza cyane ngo
duse kugira imiterere nk'iya Kristo. Amen. Iyo miterere ya Kristo rero niyo ziriya mbuto. Kandi iriya niyo abantu batumenyeraho ko turi abakristo. Yego. Ushobora kuvuga kugize imyaka myinshi mw'itorero, abantu bikaba abantu bagize amahirwe yo gukurira mu matorero. Iyo uvuze ngo wabatijwe muri za 70, ndavuga ku bantu bakuze cyane, abantu baratangara kubona wowe ufite imyaka 40-50 uri mu gakiza. Hari aho kagiye kageranye. Ariko imyaka siyo ntabwo ariyo kamara, ntabwo ari ituma ugira ziriya mbuto z'Imana, imbuto z'umwuka wera. Ntabwo ari titre, ntabwo ari imirimo, ntabwo, ariko ni ugusabana n'Imana, ni ukugendana n'Imana, ugukunda Imana. Yego. Bituma ziriya mbuto kugaragara. Iryo jambo mu by'ukuri numvise ari ijambo rikomeye. Uko imbuto z'umwuka zigenda zinjira mu miterere yacu, noneho tugenda dusa na Kristo, tugenda dusa n'Imana, tugenda twinjira koko mu muryango w'abana b'Imana. Amen, amen. Rero imbuto y'umwuka ni umwuka wera muri twe. Amen. Kubera iki tuvuga ngo n'imbuto z'umwuka? Mumenye ko Imana hari igihe yonyine yikoreraga ibintu, n'igihe yabonanaga na Mose, n'igihe yaremaga n'iki, ariko yari kumwe na buriya butatu butagatifu. Igihe yarageze yohereza Yesu kugira ngo aducungure, nawe araza aragaragara umuntu, hanyuma arakora, igihe kigeze aragenda isezerano ry'umwuka wera. Umwuka wera nawe ubu niwe turiho. Yego. Ufite umwuka wera, uba ufite Yesu, uba ufite Imana muri bo. Amen. Niyo mpamvu tutavuga ngo ni imbuto z'Imana, ariko n'uwavuga ngo ni imbuto z'Imana ntabavuze ijambo rigushije. Ni imbuto z'Imana, ni imbuto Yesu Kristo yashyize muri twera, kubera Yesu kugendana nawe, ariko cyane hano tuzifata nk'imbuto z'umwuka wera. Amen. Rero umwuka wera byari imiterere iri muri kamero ya Kristo. Noye kuvuga kamere kugira ngo tutayivanga na kamere y'umubiri. Yego. Imiterere yacu ntabwo imiterere yacu yaremanywe izi mbuto z'umwuka. Kuko iyo usomye iriya mirimo ya kamere ibanziriza hariya twasomye ku gice cya 5 umurongo wa 19 mu Bagalatiya, usangaho imbuto za kamere, imirimo ya kamere. Yego. Iriya nyine niyo yaca abantu kuva cya Adamu na Eva kimaze kuza, n'ibiriya bituranga, ni ishari, ni igomwa, ni urwango, ni ukuroga, ni ugutukana, n'ibindi nk'uko tubizi. Ariko izi mbuto z'umwuka ni imiterere y'Imana, ni imiterere ya Kristo. Amen. Kristo ni urukundo. Amen. Hanyuma rero kubera iki babigereye na by product, nanone nubwo dufite iyi miterere ntituyifite mu rugero rw'Imana, kuko n'ubundi turacyari abantu. Ngaho wa museremara witwarira
za mbaho nziza azakoresha, bya bindi azagurisha cyangwa azakoresha, ariko nanone hakagira ibintu bisigara bizagirira akamaro abandi babikeneye. Yego. Natwe rero kugumana na Yesu, tugenda tugira muri we ibiri muri we bikaba ibyacu. Yego. Numva nasobanuye, kandi abenshi hano n'abakozi b'Imana barabizi, ariko nanone tuba turi mu rwego araba hari abantu benshi bakeneye ubusobanuro. Imbuto ya mbere twasomye ni urukundo. Uyu munsi turaganira ku mbuto nka zine, ejo hazaba hasigaye izindi 5 tuzaziganira ejo. Yego. Urukundo. Urukundo buri wese ararukeneye. Kandi abantu barushaka mu buryo bwose kugira ngo babone urukundo. Yego. Umuntu yabwiwe ngo arakundwa biramunezeza cyane. Umwana aba ashaka ngo ababyeyi bamukunde yamaze kumenya ubwenge. Yego. Kugira kumukunda batabizi, ariko yamara kumenya ubwenge akabimenya, kandi bigafasha umwana gukura neza ngo arakunzwe. Rero imbuto yitwa urukundo, urabona niyo Pawulo avuga ubwa mbere. Yego. Mu mategeko y'Imana yahaye Mose, gukunda Imana niryo tegeko rya mbere. Uzakunda Imana n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose. Irya kabiri naryo nanone rishingiye ku rukundo, rivuye gukunda Imana ariko ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo niyo mategeko ya mbere n'iya kabiri ari muri Bibiliya. Yego. Idini rya Gikristo naryo rije rishingiye ku rukundo. Umurongo abantu benshi baza bamenya kubera ari uw'ingenzi wa Yohana 3:16. Yego. Uvuga ngo nk'uko Yesu yakunze abari mu isi, byatumye atanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwakira atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uko Yesu yakunze. Urukundo ntabwo ari ikintu twenyine twigishijwe, ariko ni imiterere y'Imana. Imana ni urukundo. Yesu yaje kurugaragaza. Umuntu amaze gucumura, mwibuke ntiyamutaye. Yamaze kugeragezwa na ya nzoka. Imana yavuze ko uzakomoka, yabwiye wa mugore, yabwiye Eva ngo uzakomoka mu rubyaro rwe ngo azakubita umutwe w'inzoka, azayihonda umutwe. Yavugaga Kristo, nawe wavutse nk'umuntu kandi ari Imana. Akaza kumara Satani ubushobozi. Haleluya. Yesu rero ni urukundo. Idini rya Gikristo ni ry'urukundo, ryubakiye ku rukundo. Idini rya Gikristo ritandukaniye n'ayandi. Hari umugabo witwa Napoleon, yararwanye cyane intambara kugira ngo azane impinduramatwara i Buraya mu Fransa kera. Na cya 18 cya 19 ngira ngo cya 18. Uyu yaravuze ngo iyo aza kumenya ko Yesu yahinduye isi yose we atarwanya, ati nanjye Napoleon simba nararwanya. Aje kumenya ko utararwanye wakoresheje urukundo. Niwe wagize abantu benshi. Haleluya. Amen, amen. Yesu ni urukundo, kandi aba Yesu bakwiriye kurangwa n'urukundo. Amen. Bibiliya iravuga ngo yiyambuye ubumana bwe, ubwiza, icyubahiro cye kugira ngo aducunge. Yego. Kugira ngo natwe tugire urukundo nk'urwe. Kugira ngo natwe
noneho nitumara kumenya urwo rukundo Mm. tukazaba abantu bitaho cyane kumererwa neza muri iyi si nk'uko nawe yasize ubwiza mu ijoro kugira Mm. ngo dushake abandi Yego. bazane kuri Yesu nabo bamererwe neza nabo bagire urukundo muri bo. Yego. aho ngaho idini rya Yesu rishingiye. Amen. Idini rya Yesu rishingiye ku gusa nk'uwiyanze wewe Mm. ugakunda uwundi akaba ari gushyira imbere. Yego. Yesu niwe wavuze ko dukwiriye urukundo urunguru Imana itwigisha ruri mu mpano z'Imana rutandukanye n'urukundo ruriya rw'abantu. Mm. Abantu umuntu akunda uwe. Yego. Biriya yewe n'inyamaswa abenshi babaye aborozi barabizi n'inka ikunda iyayo. Yego cyane. Iyo yapfaga byaragoraga kugira ngo bayitsindire iyindi. Murumva rero biriya byo ntabwo ari ibintu twisangije. Gukunda uwawe, kugirira neza uwawe, turabitegekwa ni inshingano Imana iduha ngo tugirire neza mu miryango yacu. Ariko tugarukiye aho ngaho ntabwo twaba dufitiye impano y'Imana. Ahubwo Yesu abivuga aha ngaha naho reka tuwasome muri Matayo mama rakumva Konsore narinde muri mute. Narinde. Matayo 5:38-42. Yego. 7:38. 5:38 kugeza kuri 42. Yego. Kadusoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwe irindi n'iryinyo rihorerwe irindi, ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi ubagirira nabi, ugukubise urushi mu musaya w'iburyo umuhindukirire n'uw'ibumoso. Amen. Kugeza kuri 42. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe umuhe n'umwitero, ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Amen. 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 Umurongo cyane nushaka igeza kuri 44. Ega. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe, ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba so mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavura imvura. Amen. 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 Twasomye harehare, ariko Yesu hano yigisha urukundo rugera no ku banzi bacu. Urukundo rugera naho ukunda umwanzi wawe. Yego. Kuko nababwiye ngo ni kamere ntibiri muri kamere y'umuntu. Umuntu yakunda umwanzi we. Ariko biri muri kamere y'Imana, kandi iyo ngiyo niyo iranga abakristo. Nk'uko dukunda n'abanzi bacu. Yego. Aha ngaha ngira ngo mu karere k'ibiyaga bigari abantu benshi bari kurubuga bava muri biriya bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Twabonye intambara nyinshi, ariko izo ntambara zose
naho zarangiye, hari aho zikiri. yego Kongo ziracyahari, mu Rwanda zararangiye, mu Burundi ubu zararangiye. Aho hose njye narahabaye kandi nahabaye bigoye. Mu Rwanda nahageze intambara ikirangira gutya. Mu Burundi nahabaye intambara ihari muri 1993. yego Amateka muri Kongo turabikurikirana, n'abatahari turabikurikirana umunsi ku munsi. Kimwe mu byo Satani yateje abakristo ni ukugira ngo natwe tuzageraho urwango rujya mu mitima. yego Ariko Imana iturinde kugira ngo kuko dushingiye n'ahari intambara yarangiye, yari uko haboneka ubuyobozi bwemera ko abantu baturana, abari bashingiranye bakabigisha ubumwe, bakabigisha kuko Imana ni ubumwe, Imana ni amahoro, Imana ni urukundo. Uru rukundo rero kubera rutari muri kamere karemano y'umuntu, Imana yonyine iduha imbaraga zo kurugira. yego Urukundo rw'abanzi bacu. Tuzadusengera abanzi kugira ngo bahinduke. Tuzadusengera amoko yose kugira ngo abane mu mahoro. Yagira uzajya usengera gusa ubwoko bwe, kuko ntabwo ubwoko bumwe bwagira amahoro aya aturanye nabwo atafite amahoro. Ntibishoboka. Murabizi namwe intambara zose ziba zigakomera, ariko zirangizwa n'amasezerano cyangwa se no kuganira, cyangwa se nanone iyo bamwe basinze abandi basinze nanone bazabigisha ubumwe, bakigisha amahoro, bagakigisha abarwanaga. yego Uru ni urukundo udakwiye kwakwa n'icyo ari cyo cyose. Mwibuke ariya magambo Pawulo yanditse mu Baroma, ntabwo twasoma mu Baroma igice cya 8 murongo wa 35 kugeza kuri 39. Yavuze ko nubwo ntabwo ari inzara yamukura mu rukundo rwa Kristo, ntabwo ari intambara, ntabwo ari kwambara ubusa, ntabwo ni ukuvuga kubura ibyo wambara, ubukene, ntabwo yaradondaguye ibintu byinshi, ntabwo ari ububahiro, ntabwo ari ugukomera. Muri ibyo byose nta na kimwe. Wamaze gukunda Imana. Abantu benshi bapfuye, aba bose dusoma muri Bibiliya, intumwa bapfuye nabi. Kubera iki? Kubera gukunda Yesu. Basabwaga guhitamo uwo mukristo no kumuhamya, gutyo ukamuzira, ari no kubivamo. Icyo gihe bakakureka ukazicwa n'urw'ikirago nk'uko mu Rwanda babivuga. Ariko bo kubera bakunda Yesu bavuga ati ntabwo twamuvamo tukajaye, niko Bibiliya ivuga. Ari ufite amagambo y'ubugingo. yego Haleluya. haleluya. Abantu bakunze Yesu ku buryo bamwiguze. Abantu barapfuye kuko banze kumuhakana. yego Ni urukundo rero tutakwakwa n'icyo ari cyo cyose. Urukundo nk'urwa Yesu wakunze abahawe akato. Hari ahantu dusoma muri Luka igice cya 5 ku murongo wa 12. yego Hari abantu bahabwaga akato igihe cye yari ni abantu babaga bafite ibibembe. yego ngo umunyabibembe araza. Bibiliya iravuga ngo amukoraho. Aravuga ngo nanjye wankiza. Yakizaga n'abandi.
ati nanjye wangize ngo Yesu amukoraho gukora ku mubembe. Icyo gihe byabaga ari ikintu kidakwiriye kibujijwe rwose. Yego. Yesu ntiyasuzuguye n'ababembe yabakoze. Amen. Urukundo rwa Kristo. Uru rero rutandukanye n'urukundo rwa muntu. Yego. Yesu rero ni urugero rugaragara rw'urukundo rw'Imana. Natwe dufite kuba urugero rugaragara rw'urukundo rwa Kristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tuvuge ku byishimo. Niyo mbuto ya kabiri. Umwanya nyine ntuzazituma tubijyamo cyane, ariko turashima Imana ko abantu bari muri Nibature aya magambo ni ukwiyibukiranya. Ntabwo ibyishimo bitandukanye n'umunezero usanzwe abantu bagira. Abantu bose ari igihe haba hari ibintu bituma bishima. Yego. Na wa wundi uhora bavuga ngo ni umurakare, ariko nawe aza yishima kubera yabyaye arishima, yashatse arishima, niba ari umunyeshuri yarangije ishuri yishimye, n'ibindi. Ariko uko kwishima kuza kugira akanya gato. Yego. Iyo warangije amashuri wabonye diplome, uzunezerwa umugoroba umwe, ariko bwacu ugatangira gutekereza ngo ese ndasaba akazi hehe. Yego. Muzi ko kubona akazi byabaye ikintu kigoye. Byari ibyishimo ejo, ugatangira kuba ibibazo byinshi mu mutwe. Yego. Abantu rero bashaka ibyishimo, bashaka kwishima. Abantu biremeye ibintu byinshi bibashimisha. Ariko twebwe ibyishimo tugiye kuganira ni ibyishimo nk'imbuto y'Umwuka Wera. Amen. Reka dusome muri Matayo igice cya 5. Ni harehare, ariko ndashaka ngo atuma tujya cyane twumva ibyishimo, igitera ibyishimo. Igice cya 5 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 12. Ego. Igice cya 5 umurongo wa 3. Umurongo wa 3 kugeza ku wa 12. Ego. Haravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota zo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Amen. Amen. Dr. nafungura telefone yiwe iri kubura ni ya mama Ana. Fungura. Fungura mikoro. Okay. Arakoze cyane umaze kudusomera ijambo ry'Imana. Ahangaha Yesu yerekanye abahiriwe.
kandi abahiriwe ni bonyine baba bafite ibyishimo. yego yavuze abantu abahiriwe abaribo abakene mu mitima yabo. Amahirwe dufite yo kugenda tuganira kuri buri umuntu uhiriwe hano, abashavura kuko aribo nibo bazahazwa bazahozwa, abagwa neza n'ibindi. Ariko ikintu gitangaje ku murongo wa 11 ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya. Ntabwo bazahirwa kuko babatutse. Ntabwo ugutukwa ariko uko ariko kose gutuma umuntu ahirwa ni utukwa arenganyirizwa Yesu. amen Byumvikane neza. Mu gihe bazakuvuga nabi, mu gihe bakuziza kwizera kwawe, bakuziza imiterere yawe yahindutse. Hari umuntu wanditse aravuga ngo kuba umukristo ngo ni ukwemera rimwe na rimwe gukora iby'abantu ibitandukanye n'ibyo benshi bakora. yego kandi murabizi idini rikiza iwacu, amateka y'umurenge idini rikiza. Muzi ko abemeye b'abagabo babimye n'abageni. yego ngira ngo amateka muza muyumva bazaga no gushaka abageni mu bihugu biriya duturanye. Kubera iki? Kubera gusa ibintu byahindutse mu mitekerereze yabo bihuye n'ijambo ry'Imana bize. Rero tugarutse ku byishimo, abishima ni bariya muri Yohana 17 ku murongo wa 13 iyo bandika byenda bakwandika, tuhasanga urufunguzo rw'ibyishimo byinshi ngo ni ukuba mu busabane na Kristo. Twari twabivuze tugitangira. Kristo niwe soko y'ibyishimo. yego kandi uri muri Kristo nubwo yaba arimo arenganywa. Paulo yanditse inzandiko nyinshi ari muri gereza, kandi gereza y'igihe y'Abaroma. Ariko akandika ngo mwishime, muhore mwishime. yego Abari muri Kristo bafite impamvu nyinshi zo gutuma bahora bishima. Bafite urufunguzo rw'ibyishimo. yego Imana iduhe kumenya urufunguzo rw'ibyishimo bizaje bituma n'igihe ibintu bitagenda neza. yego kuko kwishima nk'imbuto y'umwuka ni ukwishima no mu bihe abandi batishimye. yego kwishima kuko nguvuge ngo wowe wishimiye intambara kwihari, ariko no mu ntambara Imana izakomeza ikubwire ngo none kubera ko wemera ijambo ryayo ikubwire ngo no muri iyi ntambara Imana irahari. amen turi mu isi ga intambara ntizabura. Abize amateka bazi ko zatangiranye n'isi Kayini yica murumuna we Abeliga, iriya ni intambara kugeza na n'uyu munsi. yego kuko Satani utera intambara ni wa wundi we ntajya ahinduka cyane. ariko ugendana na Yesu bwa buzima bubi. Twakurikiye inyigisho za buhamya bwa Dr. Lazare no muri gereza yakoreraga Imana. yego Haleluya. amen Ibi byishimo rero abakristo turabikeneye. Ntabwo ibyishimo byacu
ari igihe ibintu gusa bigenda neza. Icyo gihe twaba tumeze nk'abandi bose. Hari igihe hazahaba imiraba, ibigeragezo byinshi. Iyo ibyo bigeragezo bije, benshi abantu bakagwa muri bwihebe, ugasanga n'abakristo baguye muri bwihebe. Yego. Ariko ibyishimo nyabyo bija hejuru y'imiraba y'ibidushikira. Umunezero ukomoka ku busabane buhoraho na Yesu Kristo. Uyu munezero niwo dukeneye. Amen. Iyo ubugingo bwacu bwacanganye n'ubwa Yesu, adufasha guca mu bigeragezo tutaguye muri ubu busha bwo gucika intege. Yego, yego. Akenshi hari n'abava mu iyo bazamuwe mu ntera, aho gushima Imana ugasanga bwiboneye abateye. Yego. Nabyo byonyine bikababuza kubinezererwa. Imana rero idufashe kubana kurushaho gusabana na Yesu Kristo buri munsi, nibyo bizatuma dukomeza kugira ibyishimo nyabyo. Amen. Tuvuge ku mahoro. Niyo mbuto y'umwuka ya gatatu. Amahoro. Yego. Isi ya none ikeneye amahoro. Yesu avuka yiswe umwami w'amahoro. Yego, yego. Kugira Yesu mu mutima nibyo niyo mahoro. Amen. Abagerageza gusobanura amahoro bisobanura kuba ufite umutima utuje, utarimo amatati, utarimo amakimbirane. Rero Imana irashaka ngo tuba abantu bakwiza amahoro aho batuye. Yego. Kubaha Imana kutuganisha ku mahoro. Haleluya. Amen, amen. Amahoro nyayo. Kubaha Imana biyatuganisha. Haleluya. Haleluya. Narimo nsoma inkuru z'umwami Asa. Ntabwo nzisoma ariko abahaye bandika ni Ingoma za kabiri. Igice cya 14. Umurongo wa mbere ugeza ku wa 6. Yego. Bavuga yuko uyu numwe mu bami bake cyane ba Isirayeli barwaniye Imana ishaka, basenya ibigirwamana, bagarura ubutambyi nk'uko Imana yari yarabutegetse Mose muri Isirayeli. Ngo ingoma ye yagize amahoro. Amen. Kubera nawe ubwami bwe yimitse amahoro. Amen. Yimitse Imana ibigirwamana. Yego. Igihe cyose uzakura ibigirwamana muri wowe, ibigirwamana byacu twe ntabwo ari twatununga twubaka, ntabwo ari ugusenga za ryangombe. Uruba rumva icyo nshaka kuvuga, za ryangombe abantu basengaga haba mu Rwanda haba n'imwe. Ariko ibindi bigirwamana wubatse muri wowe, iyo ubikuyeho umva amahoro mu mutima kuko wemeye kubaha Imana. Yego. Aya mahoro nk'imbuto y'umwuka bisaba buri wese kuyaharanira. Yego. Muri Zaburi ya 34 ku murongo wa 15 haravuga ngo va mu byaha uje ukora ibyiza.
yego ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. amen kuva mu byaha twari tumaze kubivuga haruguru ni imwe mu nzira yo gushaka amahoro yo mu mutima. yego amahoro tuyagira twabivuze n'igihe cy'intambara. amahoro yo mu mutima yo agumaho. yego Imana rero izi yuko noneho twe dusengera amahoro cyane mu karere kacu. ariko mbere yo usengera amahoro nawe banza ugira amahoro mu mutima wawe. amen Bibiliya ngo mubane n'abantu bose amahoro. yego yego haleluya haleluya ariya jambo ryo mu Baheburayo. mubane n'abantu bose amahoro. amahoro twabonye yuko amahoro asanzwe n'amahoro y'Imana biratandukanye. mu Bafilipi reka aha tubasome. niyo mpamvu numva twasoma kuri iki gice. yego Abafilipi 4:7. Filipi 4:7 haravuga ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. amen 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 uyu murongo ni ukuri. uyu murongo twongere tubwire iwacu yego ngo amahoro ahebuje. ngo ahebuje rwose ngo ayo umuntu yamenya. ayo umuntu adashobora gushikira wenyine ubwe. yego ngo ariyo azarinda imitima ya ariyo arinda imitima yanyu. ngo nibyo mwibwira muri Kristo. yego Imana idufashe cyane. amen amen uyu murongo wongere uduhe gushaka amahoro yo mu mutima, kandi kubera ko dufite Yesu birashoboka. amen rwose. yego amahoro y'Imana abane na buri wese. imbuto ya nyuma tuganiraho mu magambo magufi turangiza ni kwihangana. kwihangana ni ijambo rikomeye cyane. kwihangana bisobanura gukomeza umurimo cyangwa ikintu watangiye ukagikomeza kugeza ukirangije nubwo wahura n'imbogamizi n'ibintu bitari byiza. yego yego kwihangana kwacu ni igisubizo cya buri mukristo ku Mana yacu, kuko Imana yacu nayo izi twihanganira. Petero yaranditse aravuga ngo Yesu ntabwo atinze isezerano ryo kugaruka, ngo ahubwo ngo arindiriye kugira ngo abandi bihane. yego yego wabivuga mu magambo ye uwo murongo. nawe arategereje kugira ngo abandi babone amahirwe yo kwihana. amen iyo twihanganye rero tuba twiganye Imana, kuko Imana yacu nayo iratwihangana. murebe n'ibyaha dukora. yego urebe nawe inshuro wagiye uza ku Mana, Mana mbabare, Imana ikakubaho cyane.
Yesu ngo uzacumura karindwi inshuro mirongo irindwi azaba bari yego kwihangana. Imbuto yo kwihangana ishingiye ku bintu nka bingahe. Hari ibintu bituma Imana ikeneye ko iyi mbuto tuyigira. Icya mbere ni uko Imana ikorera ibintu mu mwanya wayo. yego kandi ntabwo rimwe na rimwe tumenya umwanya w'Imana. Kubera tutazi umwanya w'Imana dukwiriye rero gutegereza. Ndimwo ntegura nasomye abantu ni benshi cyane muri Bibiliya, ariko reka mvuge ku bantu babiri. Nowa yategereje nk'umwaka wose mu nkuge kugeza Imana imubwiye ngo nasohoke mu nkuge. yego Mwibuke ngo yagize hafi amezi 7 aha yariremba hejuru y'amazi, hanyuma ngo yibwiye ko amazi yakamye yohereza ikiyoni igikona. Bamwe bakivuga ikiyoni, abandi bakavuga igikona. yego ngo cyaragiye nticyagaruka. ngo noneho afata inuma arayohereza ngo igende arebe itati irebe, hanyuma igarure message. ngo iragenda iburaho ishinga ibirenge, iragaruka. Amenya yuko amazi atarakama ku isi. yego arongera igihe gishize gitambutse yohereza ya numa. ya numa noneho ubwa kabiri yaragiye ntiyagarutse. Amenya yuko nayo yasanze ibintu byabaye byiza. yego ariko nanone yarindiriye kugeza igihe Imana izamubwira ngo Nowa sohoka umuryango wawe n'ibindi byose byari mu nkuge. amen. Bene data, dukwiriye kwihangana kuko tutazi igihe Imana izatubwira ngo dusohoke mu nkuge. Fata inkuge, fata ikintu cyose uhaye unyuramo nk'iya nkuge. Nubwo inkuge yari yafashije Nowa guhunga umwuzure, ariko nanone inkuge si bwo buzima umuntu akwiriye guturamo. Buriya nubwo wagendera mu ndege abantu bose baba bashaka kuyigenderamo, ariko niba ari ikintu kirushya kandi gitera ubwoba ni ukugendera hariya hejuru. yego kuko siho ubuzima bw'umuntu bwagenewe kuba. Uwundi muntu nasomye ni igihe Yesu yamenye ko Lazaro yakundaga na bashiki be. Abwirwa kuko Lazaro yapfuye, ngo aguma iminsi 2 yose iratambuka kiriyo ataraza. kandi batumwe nguwo yakundaga yapfuye. Nyuma y'iminsi 2 ngo aravuga ngo tugende ngo dusubire i Yudaya. yego ahageze muzi ibitangaza yakoze. yazuye Lazaro noneho warugize iminsi 4. yego ni muri Yohana igice cya 11 ku murongo wa 5 kugeza ku wa 7. Yesu utinda kwe yari arinze umwanya w'Imana kugira ngo kiriya gitangaza gishobore gukorwa. amen. Ikindi nanone navuga ibindi bintu 2 navuga ndangiza byo kubijyanye no kwihangana. Kwihangana ni imbuto idufasha kugira umuntu ntagere mu ntego Imana yamuhamagaye. yego hari ibyo Imana yaguhamagaye gukora. mu by'ukuri utihanganye ntiwabigeraho. uyu muhamagaro wa Nibature urashima Imana ko yahaye abayobozi kwihangana. yego
kandi kwihangana kwabo niwo uyu musaruro twese dufitemo tubifitemo inyungu. hari iby'Imana ishaka yakuremeye gukora byatumye ikurinda muri izi ntambara. Ihangane, Imana iracyabigukoresha. Ndangiza mvuge ngo iyi mbuto yo kwihangana ni ingenzi cyane mu gukomeza kwizera kwacu. Yego. Abantu bazamenya yuko turi abizera kwihanganira ibitugerageza. Ni uburyo bwo kugaragaza ko dufite kwizera. Kwihangana, kwizera, kuguma mu masezerano bisaba kwihangana. Kugumana kwizera bisaba kwihangana. Yego. Reka ndangiriza, ejo tuzavuga ku zindi mbuto z'umwuka, ariko Imana yongere kuguha gutekereza ku rukundo rwawe. Niba ujya wumva uwo wita umwanzi yapfuye ukanezerwa, usaba Imana imbabazi. Yego. Kuko Imana irashaka ngo ubeho ufite umutima w'urukundo. Yego. Imana irashaka ngo ube umukristo ufite ibyishimo. Bazadusanga bazaba abakristo kuko batubona turi abantu badasanzwe. Yego. Bishima n'igihe abandi batishima. Imana ibidufashemo. Hanyuma Imana ikuremere amahoro yo mu mutima. Imana kandi iguhe kwihangana. Yego. Mu byo uhayinyuramo. Uwabuze abana wagumbye yihangana. Umwanya w'Imana ushobora kuba utaragera. Yego. Ariko nubwo utagera kiri hano mu isi, hari igihugu tuzabamwo kitazagira ababuze abana n'ababaye. Abantu bazaba banezerewe kubana n'Imana. Yego. Bihanganira ibitugerageza. Bari mu ntambara. Bihangane, hariho umwanya Imana izakuraho intambara. Amen. Imana idufashe, murakoze cyane. Data mu ijuru turaguhimbaje, turashimira